wabonye twatu message uri muhoruzisha niba ukopi n'ubeshya ko ufite kashe ndabyibuka cyari gifite kashe wowe umwe wagukorera agacira rangi wamukubitaga kontate none ubu ngubu numvisha utanga amakuru ngo wahuye na Makubele yewe unyita Makubele nubwo mukofi nayo amaze kuri momo nkahagira vide kuri banke niba arasa gufata ingwate ngo bagusohore mu nzu y'ubukode sinzi impamvu uri kunyita Makubele winyita Makubele winyita karashika sindi n'amagango wow pasi ndirimbere yani yanje Makubele nisi Makubele ndikadukarashika turaho tu Makubele ni waba dada bigurisha gutyo reka nsuze bakunzi ba TV yacu kwisanga aho bahereye hose yaba ari mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo by'umwihariko ku bantu bari hose reka mbabwire ngo bagubwe neza njye nitwa Pacifique Byiringiro uyu munsi nkaba ndi kumwe n'umwe mu baraperikazi ba hano mwambi ya Gihembe ndetse no muri akarere ka Gicumbi akaba ari we muraperi by'umwihariko w'umukobwa umwe uri hano muri iyi nkambi ya Byumba. So ndagira ngo tuze kuganira ku muziki w'ubwite iterambere ryawo izina akoresha mu buhanzi yitwa P Junior ariko amazina nyakuriye akaba yitwa Pasi bimeze bite ni fresh komera cyane ya nawe umeze ute naribi ndabona wambaye neza reka wallahi wambaye neza ni kagahezo so ndagira ngo nyine utangire wivuga ngo urabizi ko n'abaraperi bivuga yani P Junior sinini mirindi magaze nk'umuringa uri hagati mu barinzi wow kabisa murumva ko afite n'imana kabisa aba ko turix ni sawa yewe nabirenze nkana ni kagahezo tu Pasi ufite indirimbo zingahe mfite indirimbo 9 muri ino minsi ndategura no gukora video wow ugiye gukora video indirimbo 9 zawe zose ziri hanze ziri hanze zavuye muri studio zose ziri hanze to ubwo abantu bazishaka bajya nko kuri channel ya YouTube bakazidownloading naraye nyifunguje ko numvaga gukorana namwe ntayifite byaba ari nifo cyane Pasi gute uyonguje ugatinyuka umbiga turumva abantu benshi bumva ko rap abari njyana y'abantu b'abahungu kandi nabo bameze ukuntu abanci badatinya no kubita ibirara cyangwa se abantu bakoresha ibiyobyabwenge gute witinyutse ukavuga ngo reka ngiye nkore injyana ya rap yanjye nyine navutse tumbikunda akora bizi yikunda ikintu ntago ujya wita ku bakuvuga ahubwo niba uri no kunyumva ukunda ikintu kita ku bantu bakuvuga burya nifo cyane kabisa ndumva ari sawa kuba waragize igitekerezo byari bikuvuye utitaye ku bantu uravuga ati reka ngerageze ndebe ko byavamo ubitaye nta nicyo wanageraho mbiga ntabwo witaye ku bantu reka umvuge utamvuga zose ni views ntacyo bintwaye nakunze imvugo yawe cyane sirege ahari wa mugani biragaragaza ko uri umuraperi reka wallahi pe urasa nk'abaraperi aba ari ngombwa kugira ngo use n'icyuri cyo tu wow kabisa so ndagira ngo mbega umbwire ngo mu ndirimbo zawe nta korabo byibuze tuzi abamwe mu bahanzi bano mwambi bakomeye barimo bita ba Posenti Robinson El Mago n'abandi bahanzi batandukanye hari umuhanzi wunzi wo muri uririmba bikomeye yitwa Ishimwe Jackson ubahanzi muri abo bose cyangwa nta n'umwe mwamufitanye korabo nyine wenda Posenti yo twarayipanze ariko ntago twayikoranye ariko tuzayikorana ko mari nawe arahari tu ubwo ni ukuvuga ngo Posenti we nawe mwapanze indirimbo twarayipanze ibyo no muri iyi minsi mfite gukora na Paspisi niwe umuzi Paspisi muraperi muremure cyane umupivo niwe kabisa none se Pasi kugeza ubu ngubu tuvugana hano muri nkambi ya Gihembe ntawe n'uwo wenyine umuhanzi w'umukobwa ushobora kuba uhari sinkeka ko hariho na Jasmine Jasmine nawe arahari ariko ni umuharanbi ntabwo ari umuraperi nose nk'abakobwa mukora iki kugira ngo mukangurire abandi bakobwa kujya mu bintu by'umuziki
abakobwa abantu bose n'abantu baba bafite udusoni ngo baraperi ngo bambara ngo biriya bintu ntabwo yabyemera. Mbese ushaka umuhanzi aba yumva yaba umu R&B ataba umuraperi tu. Ubwo ni ukuvuga ngo baracyafite imyumvire yo kuvuga ngo abaraperi ngo bari abantu b'abarara. Bose bafite imyumvire muri 94. Iyo sirenge se noneho bayikuye ngo 94. Wallahi nyine abantu bose bafite imyumvire ikiri hasi cyane, ntabwo bumva ko umukobwa yaba umuraperi ibiki byose wapi byabindi ngo ni bya Oda Pasi ngo uzaba umuraperi ngo nujya muri studio ngo bazakugira ngo ari iki ntabwo babyumva. Kabisa nkubwiye ngo kuraje. Yes, nadu mezi. Inama wagira abakobwa bagenzi bawe? Iyi nama nabagira niba ugushaka gukora ukaba wumva ibintu bikurimo kwera cyane utitaye kuba kuvuga mbese mujye mwita kuba paparazzi to. Ariko mu minsi ishize narumvise ngo usigara n'umunyamideli ukomeye cyane. Reka genda. Yarambye ati kabisa wa mukobwa asigaye muri industry y'abamodo. Reka ntabwo moto ntabwo. Ko havuzwe collab na Binkson bimeze gute? Nyine Binkson twarayipanze gutyo turi kubitegura muri iyi minsi. Uyu rero akaba ari umwe mu baraperi bake b'abakobwa twari twagiranye ikiganiro, ariko noneho ntabwo nkurikura byibuze utemeje abafans bawe bereke kuri umuraperi pe utwemeze za freestyle za hato na hato kandi nziza cyane. Nari unyerekeza mu by'amasaje kuko naraye mbonye twatu message uri muhoruzisha niba uko pino ubeshya ko ufite kashe. Ndabyibuka cyari gifite kashe wowe umwe wagukorera agacira rangi wamukubitaga kontate, none ubu ngubu numvisha utanga amakuru ngo wahuye na Makubele. Yewe unyita Makubele nubwo mukofi nayo amaze kuri momo nkahagira vide kuri banke niba araza gufata ingwate ngo bagusohore mu nzu y'ubukode. Sinzi impamvu uri kunyita Makubele, winyita Makubele winyita karashika sindi n'amagango. Wow, pasi ndire yani yanje Makubele ni Makubele ndikadukarashika turaho tu. Makubele ni waba dada bigurisha gutyo. Indirimbo irimo kabisa amagambo akakaye cyane yibanda ku masirenge n'ubundi y'abaraperi. Siziko rap ni sirenge kandi ni na beef ntabyo ziriya. Reka ubyire ngo Pasi wakoze kwitabira ubutumire bwa Kwisanga TV. Shaka kabisa nishimiye ikiganiro twakoranye. Ubwo utanu twongera kukutera tuzagutumira, urabona ko kabisa tuba turi mu ngendo zitandukanye twinjira abantu baba bafite impano zitandukanye hano mu nkambi ya Gihembe. Ndabibona. Reka mubyeyi ngo wakoze kandi ngiye n'abakunzi bawe bagerageze kushaka indirimbo zawe baguteza imbere. Murakoze. Iyi yari Kwisanga TV. Uramutse ushaka kureba ikiganiro cya Pasi wakoresha izina nka P Junior mu buraperi bwe, wajya kuri YouTube channel yacu ukandika Kwisanga TV muri YouTube, ubundi ukakora subscribe kuri YouTube channel yacu. Murakoze.